nibishaka nshobora kuzaba mfite n'umuryango tu. Yes sir. umuryango. Okay, noneho hari ikibazo hano gisa nkaho gikomeyemo ukuntu, ariko nyewe nyine mba ngomba kubaza nyirabyo kugira ngo numve uko abitekerezaho. Hari abantu bavuga ngo Twizy afite talent ya danger, ariko discipline ye ituma atagera aho yakabaye kuba, ariko ko Twizy numva ko abaraperi bamurusha mu Rwanda bro wababara ni bake cyane kabisa. Ni umuraperi wa danger. Iyo wumvishe abantu bavuga ngo ibyo bintu ngo Twizy afite talent, ariko discipline ye igumya talent. Baba bashatse kuvuga ni nk'iyi discipline ye. Discipline ni uburyo bwinshi, ariko discipline nyine uri kumva icyo ari cyo. Discipline yanjye ndayifite, ndabizi ko nyifite, ahubwo bo bashaka kuvuga iyi. Twizy nyine ngo ntashobotse gute se? Gute gufashwa? Hari umuntu washatse kumfasha ndananirana nyine, ariko ni ikibazo wacyumvishe Twizy. Ikibazo ntabwo nacyumvishe neza. Navuze ni wowe ubyivugiye. oya wallahi oya bro, nuza hari igihe ujya kubona nuza mu ma comment section y'ibiganiro wagiye ukora cyangwa n'iki bari kuvuga ngo man Twizy ni umuraperi afite talent, ariko discipline we discipline we ntabwo wemera, ahubwo isheni baba bavuga ngo ntuzongere kurya isheni, ariko isheni nyine bisaba kuba umuntu adafite discipline cyangwa ntabwo ari ibyo. Oya dusobanuriye njyewe wenda nshobora kuba ndi kwibesha. Isheni na discipline biratandukanye. Gukora ibintu bitemewe n'amategeko no kugira discipline biratandukanye. Gukora ikintu kitemewe n'amategeko ntabwo biba bivuze ko nta discipline ugira. Abantu bavuga icyo ngicyo rero wabasubiza iki? Abantu bavuga ibyo barahari, kuko ndikubwira njye nakoze research kuri wowe mbere yuko ndabakomeje ndanabasubije. Imana bankundire bandebera icyoroshye, wa mugani wa babandi. Ndabasuhuje nta kindi narenzaho. Okay, noneho tugenda tugana ku musozo. Wakoranye n'abahanzi benshi